Ijuru rirakeye, ijuru rirakeye, abamarayika bahanitse ibisingizo. Mukarusanga Beata yavutse ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa munani 1978, yitaba Imana ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 11 2025. Yavukiye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Ruhango, umurenge wa Byimana. Yavutse mu muryango w'abana 8, akaba ari uwa gatandatu ku babyeyi be ari bo Jean Marie Vianney na Maria. Beata rero mumenya bwa mbere, ntabwo mumenya cyane, mumenye niga mu wa mbere primaire, wigaga mu wa 7. Iwacu n'iwabo turaturanye, ariko ni hamwe hakurya y'umuhanda ni hakuno y'umuhanda. Twe rero twarambukaga hakarigihe duhurira mu nzira kuko amasaha nyine yose yabaga ari amwe. Twahura rero nkumva nejwe no kumufata akaboko, tukagenda tuganira, tukajyana ku ishuri. Ntabwo navuga ngo twaga tuganira uduki, kuko yari mukuru ariko numvaga nejejwe n'utuntu no kuba ndi kumwe nawe. Atari uko ari we wari wenyine, hari abandi benshi tuziranyemo, yewe nabo mu muryango n'abafamiliye directeur b'iwacu mu rugo. Numva nejwe no kugendana na Beata. Uwo muremyi waguhanze akaguha kumubera umubyeyi. Amashuri abanza yize mu rwunge rw'amashuri rw'Ibukomero, akomeza yisumbuye muri Groupe Scolaire Notre Dame de Lourdes de Byimana, ariho bamwe bazi nko mu Nkwavu. Mukarusanga Beata yatangiye amashuri abanza mu mwaka w'1985, arangiza mu 1992, ariho yatangiye amashuri yisumbuye. Nyuma yaho yaje kwiga muri Université y'u Rwanda i Butare. Beata ajya secondaire, njye nsigara muri primaire. Ntabwo twongeye guhura cyane, twahuraga rimwe na rimwe muri vacances yadusuye, kuko hari n'abandi bana b'iwacu bari bakuru kuri njye, bari urungano rwe, cyangwa se tugahurira mu misa, mu nzira tujya mu misa se cyangwa tuvayo. Beata twemeza kubana gutyo, ariko nkumva ndamukunze cyane. Hari ukuntu kuva kera yagiraga amaboko afite urugwiro, yaraguhobera ukabyumva. Nkakunda rero iyo care ye, niba ariko nabyita. Twize kuri primaire imwe, turatsinda tujya muri secondaire, batumanitse kuri commune rwose. Niba nibuka neza twatsinze turi abana 18 gusa kuri primaire yose ya Bukomero, kandi icyo gihe zari classe 2 za 7e na classe 2 za 6e. Nuko bamanitse kuri commune bakajya bava mu Mukarusanga ngo yabaye wa mbere mu gihugu hose. Gusa sinari kumenya ngo ni muri hesomo, ubu n'ubu nyine nagiye ntarabimubaza, kuko icyo gihe twari abana bato. Ariko urumva yari umuhanga ukomeye, akaba umuhanga cyane, kandi akamenya no kubanira utundi twana twose neza, akatwigisha indirimbo tugakina. Nyine ubona ari umwana mwiza. Naho tugereye muri secondaire, ubwo batsinda we yagiye mu Byimana, njye banyohereza Ikirinda. Twajyaga duhura rero muri vacances, bakoze reunion, hari inama z'abanyeshuri. Aho hose akaba umuntu uzi kumutiva abandi bana. Tugakora utuntu tw'uduteatre muri reunion z'abanyeshuri twahuriye mu Byimana. Ari umuntu mbese aho ari muri groupe buri gihe wigaragaza, kandi afite impano yo guhita ayobora abandi no kubaha umurongo. Twamenyaniye aho twigaga muri secondaire. Ndibuka nagiye mu wa mbere, ageze mu wa 6, aho twita muri Groupe Scolaire Notre Dame de Lourdes mu Byimana. Niho twahuriye bwa mbere nkimubona. Urumva ko nari umwana, ariko we yigaga mu wa 6, ariko uko byagendaga kose Beata waramubonaga, kubera yuko Beata aho winjiraga mu kigo wamusangaga ari kuri sanctuaire. Hari ukuntu mu Byimana winjira ugahita ubona sanctuaire. Sanctuaire ni ishusho rya Bikira Mariya riri mu muryango kuri gate y'ikigo, hafi aho ngaho, ku buryo winjiye uhita ubibona. Beata rero yabaga hari inshuro nyinshi cyane, ariho akorera ishusho, ariho atondeka utubuye neza, ariho akorera uturabo neza, ahanagura ibirahuri bya sanctuaire ku buryo itigeze isa nabi. Beata rero yari na sudoyenne, ku buryo byanze bikunze umwana wese wabaga uri muri icyo kigo yabaga amuzi. Beata twabanye muri korali yo ku ishuri, aturirimbisha. Ntabwo yenda twavuganaga cyane bidasanzwe,
ariko aho ngaho niho hantu hambere naboneye Beata Mukarusanga. Beata rero twaje kuganira byimbitse cyane ubwo nari ndangije segonderi, turindiye kujya muri kaminuza. Wa mwaka twamaragamo turindiye n'ingando na ba Beata, aho yigaga muri kaminuza bigaga i Butare. Nkeka icyo gihe amakaminuza menshi yaragize vakanse ndende cyane irambye cyane. Noneho rero icyo gihe Beata nubwo yari muri vakanse, nanjye ndindiriye kuzajya muri university, akageza akansura. Noneho tutangiye gusurana byimbitse, twari tumaze kuba bakuru twese, nanjye namaze kugera mu kigero, noneho twaganira tugahuriza ku murongo umwe. Nuko tukaganira akansura nkamusura. Icyo gihe nibwo atangiye kunyigisha cyangwa se kunganiza cyane ku bijyanye no gusenga. Ntiwateze shakirere ubuzima udasenze wabaho gute? Akongera hari ukuntu yakutaga twenge gatura gatase gateye tuse wabaho gute udasenga. Nuko akambwira ati ikindi rero buriya nibaza abantu badasenga babayeho bate? Ko mbona ubuzima bw'isengesho bwo buryoha. Akambwira ati urukundo rw'Imana rurandenze ruranyuze. Akomeza rero ameze nk'undandata amfungura amaso. Yego niwacu twari abakristo, twarasengaga, twari abakristo, tukajya mu misa tugasenga bisanzwe, ko no Beata amaso anyigisha gusenga nyirizina, gusenga icyo ari cyo. Beata dukomeza kubana rero, noneho dutangira kuba inshuti nyanshuti, kuko ubwo nari kuba inkumi, nari inkumi, ntabwo tuje mu myaka myinshi. Kuri icyo gihe twari tumeze nk'ageze mu kigero, noneho twakumvikana twakumvana. Ubwo naje kujya kwiga, vakansi yaje kurangira njya kwiga, nzamuka muri Kiye nawe ajya kwiga i Butare, ko ariho yigaga n'undi akomeza kwiga, arangiza kwiga, dukomeza duhura kenshi tuganira. Ariko cyane icyo twagaragaho cya mbere cyari isengesho. Twahuye bwa mbere mu mwaka w'1999, ubwo njye na Habimana Alexis twigaga muri kaminuza i Butare, kuko yaje hadusanga. Ariko navuga ko nari muzi imbere ntaramumenya, kuko Alexis twiganye mu seminari imyaka 6, tugakomeza no muri kaminuza. Byarenze kwigana, yari umuvandimwe, yari inshuti, dusangira ubuzima bwinshi, n'imigambi dufite mu buzima, ndetse tukaganira no ku nshuti zacu nk'abantu bakiri mu rugendo rw'urubyiruko kandi bagamije iterambere ry'ejo hazaza. Beata rero mubona, ubwo nahuje amakuru Alex yari yarambwiye, mbona ni umukobwa mwiza, mbona wuje ikinyabupfura n'umuco mwiza, ndetse akarangwa n'ubukristo. Ubukristo bufatika. Icyo gihe nzi ko mu myaka twamaze Butare, ndetse nawe iyo yahamaze, nagize umugisha yuko twabanye muri korale ya kaminuza yitwa Illuminatio. Yari umuririmbyi mwiza, ufite ijwi ryiza, yaririmbagamo ukumva ni inkingi ikomeye. Nihuse rero, igihe cyarageze, wenda tutari twarangiza, kuko nabanaga na Alexis no mu cyumba. Birumvikana ko twahuraga inshuro nyinshi tukaganira. Beata rero muziho ubukristo ndetse n'ubuhanga, nubwo tutigaga bimwe, ariko abo biganaga wumvaga ko bamuvuga imyato, ko yafasha benshi mu buhanga, mu by'ubumenyi Imana yamuhaye. Nyuma yaho yaje gukora Indera, akora SOS, ndetse anakora na Kepler aho yari umukansila. Njye namumenye muri za 2005 na 2006 dukorana mu mashuri, tugahurira mu nama, ariko noneho nyuma twaje gura mu buzima bw'imiryango bwo mu rugo. Urumva nyuma tumaze kumenyana gakeya, twagiye kubabyara umwana muri batisimo, bitewe nuko we ni umufasha wanjye, babyirutse baziranye, hanyuma amuhaye umwana, twari tukiri abafiance, nuko
ndamuherekeza ajya kumbyara muri batisimu, nibwo namubonye. Mbabwije ukuri rero ubwo imibanire yacu nabo yatangiriye aho, ariko namubonaga gute we ku bwe ukwe, namubonaga gute? Nabonaga ari umuntu utari stress, umuntu udafite impungenge z'ubuzima, udahangayitse, cyangwa se reka mvuge utuje, ko guhangayika bwe ashobora kuba yarahangayikaga nk'abandi bantu akagira imuhangayikisha byo mu buzima, ariko yaratuzaga ukabona ari umuntu uzi kumva, uzi kumvikana, uzi kwakira wenda ibintu biba ku isi. Kubera iki? Kubera ko yari umukristo, agira umwanya wo gusenga, akagira umwanya wo kwiherera n'Imana ye, akagira ukuntu yumva ibintu. Iyo nazaga kubasura nashimishwa n'ukuntu yatwakiraga, ngashimishwa n'ukuntu yatuganirizaga. yatagiraga umutima ugera navuga ngo mwabaga mugana ukumva wisanzuye cyane, ukumva mbega urimo neza, uraryohewe n'umuntu muri kumwe muganira. Buriya iyo umuntu ashatse hari ibintu byinshi bihinduka. Abahanga bavuga ko ubundi urugo ari umugore, iyo ubirebye, kandi umugore mwiza niwe wagura umuryango, niwe ugwiza n'amaboko. Imana yabaha umugisha rero, ibaha urubyaro, bagwiza inshuti, bagwiza imiryango, dukomeza kugenda muri rwa rugo, twishimana mu byishimo, tubabarana ahababaje, ahabaye ibyago, bakatuba hafi. Ni urugo twanyweyemo amata turishima, ni urugo twasengeyemo, ni urugo twagiriyemo umunezero wo ku isi, ariko tugira n'umunezero w'ijoro, kuko Beata nk'uko nabivuze yari umukristo urangwa n'ibikorwa. Sinigeze numva muri Beata habamo ibiganiro byo gusebanya, kuvuga abandi. Hoya, twabaga twivuganira ku bijyanye n'uko twibereye mu rugo, mu kubaka urugo rwacu, mbese ibijyanye n'ababyeyi tukaganira. Mana yanjye, ukumva ntago watandukana na Beata, tugasurana hagati mu cyumweru, tukumva cyabaye kirekire, umwe akaza akanyaruka agasura undi, noneho samudi yagera tukajyana muri siporo. Ikindi namuvugaho mu buzima bwe bwa gikristo ni uko yakundaga kuririmba cyane, akagira n'ijwi ryiza, ndetse agakunda cyane n'indirimbo za Mata yongera umpatse. Umuririmbyi uzi kuririmba neza, akaba damu uzi gutera igipimo rwose, abantu bose bakishima. Yaraturimbishaga neza pe, azi no kuririmba solo, mwese murabizi. Ndetse icyo gihe aho yakoraga Indera, hari na korali yabagayo aduhuza nayo, ba Dr. Fred bakajya baza kutwigisha. Mbese ko Saint Thomas izamukana imbaduko, kubera nyine Beata ukuntu agendaga atubanira n'abo bandi. Beata afite ukuntu ateye, yaragukundaga akabikwereka. Beata rero mbere nabanje kujya nsa nkaho mutinyaho, nabonaga asa nk'unduta cyane, nkasa nkaho hari ibintu byinshi nshaka kumuhisha, nshaka kutamubwira, ariko akanyegera cyane, akagira amatsiko yo kumenya ngo ese bimeze bite, umuryango umeze gute. Nuko bigeze aho yatamwiyumvamo cyane, yambere inshuti cyane. Tugeze ubwo rero dutangira ishuri ryo gushengerera hano mu Busanza, tukajya dufatanya n'abadamu, tukajyayo ari ku mugoroba tugashengerera. Ubwo aho nyine niho nahise nkura no gukunda ishapure. Mbese Beata dufatana urunana, turakomeza. Ishuri ryo gushengerera rwose riragenda rirakomera, abana bamenya gushengerera, kugira ngo wenda yaje gukoma mu nkokora na covid, ndetse no gufunga kiliziya cyangwa n'isengero, ariko rwose kandi n'ubu ngubu riracyakora. Icyo gihe rwose wabona ko abirimo neza. Muzi ansanga mu kazi mu bitaro by'indwara zo mu mutwe Indera, aho nakoraga. We yaje ansangayo mu mwaka w'ibihumbi 2006, turakorana, dukorana igihe bisanzwe nk'abakorege. Ariko nyuma
muri 2013 hari umwana nabyaye n'ubundi tujuru dukorana na Beata, umwana w'umukobwa niwe ahanini waduhuje cyane bikaze, iby'ubucuti biza kuvamo ubucuti burenze, tuba nk'abavandimwe. Ikintu cya mbere cyamurangaga ni urukundo cyane rw'Umwami wacu Yezu Kristo. Yakundaga abantu kandi mu buzima bwe akababera urugero rwo gukunda Imana no kurushaho kwisanisha na Yezu. Kurusha byose yari umubyeyi mwiza udutoje imigenzo myiza nko kubana neza no gusenga, kuko Imana niwe mugenga wa byose na buri wese. Nishimiye ko Imana yampaye ubuzima, ikama kubaho, ikama kubimenya, ikama umuryango, ikabampa rero urukundo rwayo rwo rudutunze twese, rudushijeho imyaka 45 rwose nakuze bihambaye. Ndibuka umunsi umwe agiye kuri chimiotherapy bigitangira i Kanombe, twarajyanye n'ubundi nari mvuye ku ishuri, arambwira ati gerageza unsange i Kanombe, niho nagiye nta wundi muntu turi kumwe, mpita nirukanka mpita njyayo, nta kindi kintu ndebyeho mpita ngenda, kandi aho nagendeye ntekereza yuko ijoro ryose aho twamaraniye nta n'ikintu bamukoreye pe, ahubwo we mu kwihangana kwe yari afite, we yumvaga yifuza yuko nkawe wowe ahubwo utababara. Ndibuka neza yuko yabuze igitanda aryamaho, akabura n'intebe yicaraho, ahantu bari bumukorere hari huzuye, hari abarwayi benshi cyane, buri wese ategereje, bigera mu masaa 8, bigera mu masaa 9 Beata batari bamukorera, turara aho ngaho. Ndi kumwe n'umwana witwa Dieudonné, ariko we akatubwira ati nimugende mujye gushaka ukuntu muryama byibura no mu modoka, akumva yuko wowe wareka kubabara, we akaguma ku rugamba rwe, ariko nkawe wowe ukaba nta kibazo ufite. Ndabyibuka iryo joro twaragiye tujya mu modoka, turiryamira pe, turisinzirira, tuza kubyuka nka saa 12, saa 11, Beata rwose ari aho ngaho agitegereje ko bamukorera, birinda bunacya batari banamukorera pe. Tugeze rero mu burwayi bwa Beata yararwaye, ndabimenya, mbimenya ntago yabimbwiye, ambwira ko byacitse, hari mu mpera z'umwaka muri 2023, mwandikira icyo gihe mbabaye cyane, kubera ko yari wari nuwani kuri njyewe, ikintu cyose nababaraga nakimubwiraga. Muhamagara rero mubwira ukuntu hari umwana w'umuturanyi i Huye urwaye kanseri, uzajya kwivuza mu Buhinde. Bimubwiye tambwira ngo ngo nihanganiza azamukiza. Noneho nyuma arampamagara tuvuganye, arambwira ngo nanjye mfite uburwayi ngo bukomeye, ariko nzivuza igihe kirekire, ariko nizeye ko nzakira. Ambwiye gutyo numva ubwoba buranyishe, nibwo nahise nshaka umwanya mbwira umugabo Beata yararwaye. Ntabwo yakitwa Beata, ubwo ni mama Christian niko tuvuga iwacu, ariko turavuga Beata uyu munsi. Ubwo nza kumureba, hageze nsanga yatangiye na chimiotherapy, ariko turaganira. Nyuma gato nibwo yajyaga mu Buhinde, tukomeza tuganira tuvugana. Tugeze igihe cyo kugenda mu nzira, tugera niyo tugera, wasangaga babaza bati umurwayi ninde, kubera ko Beata ntabwo yagaragazaga ko ari burwaye mu by'ukuri, kubera kwizera morale yahoranaga. Ubwo twaragiye tugerayo, bataramubaga, yabaga ari umuntu ubona pe muzima, ni nayo mpamvu bavugaga bati umurwayi ninde. Hanyuma turiyo, ubwo ngewe numvaga ngomba gukora ku burwaza, nkamukorera buri kintu icyo ari cyo cyose, ariko wasangaga ashaka kumfasha. Kenshi nkamubwira nti jya wemera ko urwaye hanyuma umuntu agufashe, ariko akamba hafi ngo amfashe ibyo mutegurira byose, kubera ko yari atararwara bataramubaga. Byageze igihe rero bamukorera operasiyo, hanyuma mu kumukorera operasiyo byo yagize intege nkeya, bikaba ngombwa ko mufasha buri kintu, ariko we
afite umwete n'umurava wo kugerageza no kwifasha kubyuka ngo agende. Noneho ikintu cyantangazaga kuri we, nubwo yagiraga ububabare, ntabwo yashoboraga kwerekana ko arimo ababara. Yaratuzaga, wenda tugiye gufata nk'icyo kurya, ububabare bwarazaga agaceceka ko gatoya. Iyo yagiraga silence namenyaga ko arimo ababara. Nta na rimwe nigeze numva ataka, nta na rimwe nigeze numva ataka avuga ati ndimo ndababara aha, ndimo ndababara aha. Yagiraga silence agaceceka. Rimwe ububabare yagize bukaze, nabibwiwe nuko nabonye amarira ashoka ku maso ye. Mbona amarira ashotse ku maso, ariko ntigeze numva avuga ati wenda aha harandiye. Mu by'ukuri ububabare yagiraga we yabufataga nka kado. Iryo jambo yararimbwiye ry'uko ububabare arimo ari nk'impano Imana yamuhaye. Niyo mpamvu atagiraga ikintu cyo kuba yataka. Aza kumenya Evre de l'Eglise, ayimenya arayimbwira. Kubera rero uburyo namukundaga, ikintu cyose kijyanye n'isengesho yambwiraga nahitaga nitaba Karame. Evre de l'Eglise arayimbwira, tujyanamo tukajya dusenga, turakomezanya kugeza n'uyu munsi avuye mu buzima. Beata twahuye bwa mbere muri 2017, twahuriye mu mwiherero wa mbere wa Evre de l'Eglise wabereye hano i Kigali. Uwo munsi tugihura, Beata yarampobeye cyane, tugirana umuhoberano udasanzwe. Numva birantangaje kuko jyewe ntabwo nari muzi, bwari ubwa mbere mubonye, ariko natangajwe cyane n'uburyo yampobeye, nkaho amaze imyaka myinshi anzi, kandi nkaho amaze imyaka myinshi amfitiye urukundo. Beata Mukarusanga yatubereye umuprolife, afasha abantu benshi, abakobwa bafite inda batwite, bendaga kuvanamo inda ariko ntibazivanemo. Abana benshi bararokotse, barokoka urwo rupfu rwo kuba inda zabo zavamo, abagira inama. Kandi dusengera abo izo nda ziba zavuyemo kugira ngo bakirwe mu bwami bw'ijuru. Beata rero yasengeye roho z'intungane z'abana z'inda zivamo mu bwami bw'ijuru, ari nabo abo bana babashije kumwakira mu bwami bw'ijuru. Ikindi kintu cyamuranze cyane ni ukubaho wishimye kandi akakira umunsi uko uje n'imbaraga kandi n'umunezero, ukabona ibyiza mu tuntu duto. Beata twamenyanye mu myaka ishize ubwo yazaga gukora muri Kepler. Nitwaga ko nari umuyobozi we, ariko ntabwo twakoraga nkaho ndi umuyobozi. Twari inshuti, twakoranaga ibintu byose. Beata namwigiyeho ibintu byinshi. Beata yari afite kwihangana guteye ubwoba gukomeye, yari afite impano y'urukundo, ntabwo uzi ko nabivuga. Yahoraga yishimye igihe cyose, yahoraga ubona afite ibyiringiro by'ubuzima. Rero ntabwo nagize umugisha wo kubana nawe yishimye, kuko igihe kinini twamaranye, ahagera mu kazi yahise arwara, ariko mu kurwara kwe yarihanganye, anyereka ko yihanganye kubera ukuntu yakundaga akazi. Yakundaga akazi by'intangarugero, ku buryo no mu bubabare bwe bwose yumvaga yaza ku kazi. Nkamubwira wowe banza uruhuke, banza wivuze, ariko yahoraga ahangayikishijwe n'abana yabonaga agomba gufasha, abakozi yagombaga gufasha, kuko yafashije benshi ku buryo ubu ngubu bongeye bagira ubuzima, bongeye bagira ibyiringiro byo kubaho, kandi bari barabitakaje.
Beata tumuzi nk'umuntu ucishaga make, ucisha bugufi cyane, ariko ikiruta byose yari inshuti y'abantu cyane, yari inshuti yacu cyane. Ni wa muntu utatinyaga kubwira ikibazo ahuye nacyo, ibibazo byo mu muryango, kandi nyine yaratwumvaga, dutega amatwi cyane, akatwumva, akadufasha ndetse no kunyura mu bibazo bigiye bitandukanye twahuraga nabyo. Yari inshuti yacu cyane, ku rwego nshobora kuba nagiraga ikibazo, akaba ari mu bantu ba mbere natekerezaga kuba najya kubwira ikibazo nahuye nacyo. Nyuma nyine yo kumva ko ati kansara byarangiye, ntabwo mbizi, byari byivanze ko n'uburyo icyo wiyumvamo ubwoba, kumva ntabwo uzi ukuntu wabasha kubyakira, ariko icyo nabonye cyo ni uko she was a good soul, a strong woman, wa muntu iteka ahantu ari habaga ibitwenge, kiri mu bintu nzajya mpora nibuka, n'ubu ngubu ndi kumutekereza, ndahita mutekereza ari kwinjira muri ofisi ari guseka, aza dusohoza ati mwarimu mwambaye. Yari azi neza yuko ubuzima bwa hano ku isi ari pasaje, ko ari ubw'igihe gito cyane, iryo banga yari yararimenye, akumva rero ahora atumbereye ijuru kuko yumvaga ari bwo buzima. Beata rero yari afite n'ikintu cya creativity, ku buryo yakoreshaga uburyo bwose bushoboka kugira ngo iyo nyota yari afite ayisangize abandi, kugira ngo nabo bagurumane iyo nyota nk'iyo yayagurumanaga, kugira ngo afashe abantu kwitarura ibintu bibazitira bituma batarenga igikwiye icyangombwa muri ubu buzima bwa hano. Yari umujyanama mwiza, ikindi nzamwibukiraho kenshi cyane nuko adukundishaga Imana, mu bintu byose akatubwira ko gusenga ari intwaro ya mbere. Nyuma rero twaje kumva inkuru mbi, nari mpari, numva inkuru inshamugongo ko birangiye. Icyo gihe nagize umubabaro mwinshi, ariko ndazenguruka, ndabyibuka, nazengurutse inzu yari arimo, nyazenguruka inshuro nyinshi, numva nshaka ko nakongera nkagaruka, maze kuzenguruka ko nakongera kumva inkuru itandukanye niyo numvishije. Ikintu kimwe namuvugaho nkeka ko kitazigera kimvamo ni uko yakundaga gukoresha buri chance yose yabonaga gusharinga ukwizera kwe. Makingaga sure yuko niba abonye chance yo kukubwira ijambo ry'Imana no kukwigisha ukwizera kwa Gikristo, makingaga sure ko iyo chance ayikoresheje. So ndetse no muri practice ye nk'umucounselor, makingaga sure ko asharinga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Akundi Beata yadutoje gusenga, Beata yadutoje ibintu byose, yadutoje urukundo, Beata yadutoje kubana neza n'abandi, Beata yadutoje mbese buri kimwe cyose cyiza kibaho. Muri make indangakwemera wiwe ntabwo yayivugaga, yari imurimo, yari mu maraso ye. Noheri iri bube hari ijoro rya kandare, ijoro rya burindiri. Yari umubyeyi mwiza wacu w'abana 4, Christella, Pamela, Paula na Disciple. Hari n'abandi benshi b'umuryango mugari twese dukunda. Centrale Busanza yabereye umuyobozi, Œuvre de l'Église yabereye umunyamuryango w'Imena, na Roho zo mu Purgatori n'izindi roho zose yari ahetse, ndetse n'indi miryango yose. Yewe yari inshuti nziza pe, yari umuvandimwe, yari inshuti washobora kumubwira mukaganira, akakubwira akaguhumuriza. Umva ntabwo nabona icyo mvuga, ibyo navuga ni byinshi cyane kuri Beata, ariko icyo nasoza mvuga, Imana emere uko ridashira kandi ikomeze umuryango asize, umutware n'abana, uhoraho abakomeze, niwe mutangabugingo, niwe mutangambaraga, abafashe muri urugendo bagiye gutangira rutoroshye. Turahamya rero ko Beata yatashye ijuru, kuko ubwo buzima yabayemo muri iyo minsi ya nyuma bugaragaza ko Nyagasani yari arimo amutegurira gutaha Gitori. I'm deeply saddened to hear of the passing of my colleague, Beata Mukarusanga, the counselor at Kepler, from cancer we thought she beat. I asked her a few days ago how she was holding up, and she said, "I'm fighting until the end."
a compassionate woman who approached therapy with a holistic approach, a researcher whose time was a gift to us. She was working on projects to help students, especially our most vulnerable. Condolences to her husband, her children, and her family. Imana imwakire imutuze heza. Firstly, I want to pass on my deepest condolences to you, Beata's family and friends. I want to share that my heart is hurting for your loss, and I share your sadness at her passing. I hope that she is now in the arms of God and at peace. When I was recently messaging with her just a few weeks before her passing, she was hopeful and upbeat, and her spirit remained so strong. I was so humbled by her dignity, grace, and strength in the face of her battle with cancer, and the strength of her faith and conviction in God that He was graceful and on her side. I would like you to know all that your beautiful Beata has touched so many lives around the world and has left such a lasting impact and contribution to my life and many others. I'm also grateful that she was able to visit my family home in Sydney, Australia, and that we were able to sit together in my local community garden for many hours, that we could share tea and food and sit under the cool trees together and discuss different vegetables and flowers grown by the many different families that visit the garden and how the produce is all shared. We both shared a knowledge and a love for gardening and its potential to provide healing and peace to those who come and visit the space. That a community garden is a place of happiness, joy, and welcome. My family were also eager to meet Beata and welcome her to our home. My daughter Matilda had shared some letters back and forth with Paula a number of years ago, and Beata and I had hoped that they would become dear friends like we were. I had wished that I could come to Rwanda in 2020 for the Narrative Therapy Conference, and then I might have had the opportunity to greet you all in person, and I regret that I was not able to do that. Instead, I'm writing this letter to you to express my condolences for the loss of your beautiful Beata, her lovely luminous smile, her kind expression and tender heart, her wisdom and grace and generosity in sharing her knowledge with others. It has been an absolute privilege to have known Beata and to have been her friend. Her legacy will continue to live on not only in my life, but in the lives of many others in the narrative community. My thoughts and prayers are with you all, and I wish peace to be with all of you during this time of mourning. With love from Australia, Sarah, and also my husband Jared, and children Teresa, Matilda, and Edith. Twizeye neza ko adusabira kandi adukunda twese. Uyu munsi ntubabere umubabaro ahubwo w'ibyishimo kuko ahari ari gutaramira Imana ndetse ari kumwe n'abamarayika. Bam bam, ndasubira. Umupaparazi. Hasingizwe Imana, abamarayika n'abatagatifu bayo.